baranutakambiye baraza barapfukama abayobozi bamwe muri Kiyovu ababyeyi ba dore ati tubabariye koko nimutumanure twe turababwira ati nta rukundo twigeze tujyana Kiyovu nta no mushyikirano APR si umukeba wanje APR raho navuga ko ni iki nge APR ni koperative ya gisirikare Kiyovu ngo yamutanze mw'igitambo niyo mpamvu mubona kuri ariko nabatsinda batarongora niyo makuru ararongoza iki Kiyovu yatsinze Rayon Sport kenshi Rayon Sport ikumva ko rero yayigaranzura nayo ikayigira muke wegeremo nibyo ubona Rayon Sport ihori haranira buri gihe kugira ngo ijye hejuru ariko ntizabigera kuko twayitsinze inshuro nyinshi cyane tutabara. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you. Reka nongere nguhe ikaze mukunzi wa AFM. Reka mbabwire ko uno munsi ni speciale. Dufite match ikomeye cyane y'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ni match y'amateka. Twifuje ko rero urugendo rwacu tugiye gutangira mu gitondo, noneho twisuriye abahuriga musanzwe muzi yaba abareyo bo tugiye kumenya ese kugira ngo tubabone ku kibuga kuriya ukuntu baba bameze. Imbere yanjye muri kwabona wo bita Sarupongo akaba ari kumwe na Gacuma nagaraka amagambo n'akabafana ba Rayon. Hanyuma nibo tugiye kuba turi kumwe kugira ngo iki kiganiro cyacu kize kugenda neza. Turagitwara gute rero? Tugiye kugitwara mu buryo bw'umutekinisiye wacu agiye gutunganya irange ry'abafana ba Rayon Sport. Tureba ari basige tureba ibyo byose turabikora mu gihe gito kandi cyane, ubundi tuze no kugera ku bayovu nabo turebe uburyo biteguye uyu match. Ni match iri ku isaha 9 turaba tuhabaye 5-5 ariko urugendo rwacu niko tujye kurutangira kuri AFM. Reka tumanze tubahe ikaze kuri mwese, ubwo n'umutekinisiye wacu nawe araza kuba adusobanura process nyinshi agiye kuba akoramo rino range abafana ba Rayon Sport baba bisize. Mujya mubona Gacuma murange y'utudomo cyane tekinika bikoramo. Uno munsi tumwisangiye tumuguye gitumo iwe mu rugo aho baryiterera ari kumwe na Sarupongo mushuti we w'amagara. Reka tuze turebe uburyo bigiye kugenda, ubundi dukomeze n'ikiganiro cyacu. Ni ikiganiro cy'imikino n'ubundi aho twahereye mu gitondo uburyo umukino wa Rayon Sport na Kiyovu witeguwe. Ndi Jonathan Hazard, reka tubane. Tangira utwibwira. Amazina yanjye ni Twala. Nkaba nkora umwuga w'ubugeni byo gusiga amarange mu mbaho no mu bundi buryo bwo gushushanya bakunda kwita tattoo. Hanyuma ugiye kudusobanurira iri range usiga abahuriga ni range bwoko ki, ni range ritunganywa gute muri make kugira ngo rigere ku muntu babyanyuze mu ze process? Iri range rero ni range ryo mu bwoko bita acrylique. Ni range rikoreshwa n'amazi ahanini kugira ngo rifite ubudahangarwa ku bijyanye n'izuba cyangwa se amazi, kandi bikaba byoroshye no kugira ngo umuntu abe yarekura ku mubiri. Mu buryo rero sasa umuntu ashobora kuryisiga, uvuga ngo biterwa nuko ashaka, tugiye muri designer mu buryo umuntu ashushanyamo, hanyuma umuntu akabona ko yagusiga. Muri tunganya gute kugira ngo rebe gucyane ukiri guru turivanga gutyo cyangwa ubundi hari ahandi hantu rimanza kunyura?
iyi ngiri tuyigura kubera ko hari amabara aba agomba kugurwa, hari n'ayo tugira tuvanga. Iyi ngiri tuyigura ari ubururu n'umweru, twagura ari umweru kwawo naho nta kibazo. Hanyuma kurivanga nta kindi kintu kiba gikomeye cyane, ni ugushyiramo amazi mu buryo buringaniye ku buryo ubona niyo wasiga umuntu biri buze kuza koroha nta kibazo, kugira ngo irangi rize kumufata neza ku mubiri mu buryo ubona ari umuntu ufite nk'uwambaye umwenda se cyangwa se nk'umuntu ufite undi mutako mu buryo ariko bijyanye n'imifanire n'imisigire. Ibi hari ibyo tujya twumva ngo bamanza ngo kuritogosa ngo kugira ngo bigende gute ngo rirara ritetse, ayo makuru yo biba bimeze bite kugira ngo irangi ribe producted cyangwa se rirangire bamanje gukora iki? Ubwo ibyo ngibyo nibyo mu bantu b'inganda zikora amarangi, ariko nge irangi nkora ntago bisaba kuba maze kuritogosa cyangwa kugira gute. Ni irangi ryabugenewe gukoreshwa ku mubiri w'umuntu, kandi rikagira n'igihe mu buryo bworoshye ushaka kurikuraho bikakorohera no kurikuraho. Mu gitondo tukugezeho wenda ubu nibwo ugiye kurigura, ntago ari ibintu uvuga ati ndarara nditeguye mu gitondo nibwo ndarisiga, ntago bisaba umwanya kugira ngo rigere ku muntu. Oya, ngewe ubwanjye ku giti cyanjye mba narafashe umwanya wo kugira ngo ndigure, nkagira iryo nibikira, hanyuma kugira ngo ndishyire ku muntu yaje niwe umbwira uko ushaka ko turishyiraho, hanyuma ngiye nta minota myinshi bintwara kugira ngo nditunganye. Ni iminota 5 cyangwa se 10. Ni amazi yonyine gusa nta n'irangi nta kindi. Ibyo wavuze uvangamo urindi rangi mu buntu nabyo wadusobanura gato amarangi uvangamo kugira ngo wenda dutangiye dusiga n'umuntu. Amarangi vangamo ni amarange harimo aravanze, harimo acrylique, hari nshyiramo n'amazi. Ubwo yari amarangi y'ubwoko bwinshi shaka, hari n'ubundi bwoko bw'amarangi, hari imihondo, hari ubururu, hari icyatsi, gutyo ugenda ubikireyamo. Ariko nk'aya marangi nayo wenda ashobora kumfasha mu kugira ngo mbashe kuba nakora ku buryo nasiga umuntu, nkavangamo n'iryo bita acrylique, hanyuma ngakoresha amazi, ubundi bikaba bishobora kuba byabasha kugira ngo bijye ku mubiri w'umuntu ntibigire icyo bimutwara mu gihe afite umwanya munini abimaranye. Ugiye gutangira ikihe gikorwa, ugiye kumusiga, bitwara igihe kingana iki kumusiga? Ese irange kugira ngo ni ikihe gihe rimara ku muntu kugira ngo ribe ritakomoka cyangwa se? Nta kibazo rwose, kurisiga birasaba iminota nibura nka 30. Ubundi amadizayini turi bushyiremo nari nk'iminota nka 20 wenda. Ubundi birabirangiye ni nk'iminota nka 50, iyo ngibyo bikaba birangiye ku muntu umwe, kugira ngo bibe ari nka bisaba kugira ngo anumukeho neza, kandi rishobora kumaraho umunsi wose rikiri ku mubiri we ritaryavaho. Yarirarana? Kurirarana ntago ari ibintu byoroshye, sinzi ukuntu rwara rumeze, kuko iyo utangiye kwikuba ku mashuka kwa kundi byoroshye kurikuraho naryo ubwaryo rishobora kwivanaho ugasanga design wakoze. Ni ukoga amazi asanzwe cyari ibindi bihoga? Ushobora koga amazi asanzwe, ariko ubundi ubwaryo rifite iyo ritangiye iyo ryumye neza ushaka kurikuraho hari ukuntu rishishura gutya. Wenda ndaza kuza kwereka urugero. Nk'ubu ngubu ngize gutya nkasiga nka hano. Ubwo noneho wowe turaza kuza kureba ubyumutse cyangwa se bigeze gute ninjya kugakuraho. Hari igihe nakoresha amazi cyangwa se ngakoresha intoki zanjye nkomora gutya hagasigara ko hari hameze. Ugiye gutangira kumusiga? Yes, muri kubibona rero ko turi hano n'ubundi turacyari gukurikirana igikorwa cyo gusiga abahuriga amarange, kugira ngo tumenye se kuriya tubabona basaba byayenze gute. Umutekinisiye wacu amaze kudusobanurira ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'uburyo ategura amarangi. Ariko se n'ubundi turi ku gikorwa cy'umukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Kiyovu Sport uri kuri uyu munsi. Turi kumwe na Sarupongo agiye kutubwira bike mu byazi, kuko nawe ukurikijeho amateka ya Kiyovu na Rayon Sport ahera, neka ko Sarupongo nawe yafasha agezemo hagati, ariko hari ibyo azi, hari ibyo agiye kudusangiza ku bijyanye n'umukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Kiyovu Sport. Reka manze me akamikoro Sarupongo. Yo man, yo meze neza cyane, ndashima Imana. Match muyiteguye muti? Rakoze, mbanze mushimire kandi
tuzi n'abankurikiye bose n'abantu bose bafana ikipe ya Sport n'abasportif muri rusange hano mu Rwanda. Tanjye nta courage. Oya courage mfite iri hejuru cyane. Meze nk'umuntu ufite ubwoba. Nta bwoba mfite. Iyi kipe ya Kiyovu Sport ni ikipe tuziranye cyane, ni ikipe twatangiranye, ni ikipe amateka yo na Rayon Sport maremare cyane. Burayemo n'abantu bibeshya ngo APR na Rayon niyo derby iba hano mu Rwanda. Ntago derby ari APR na Rayon. Derby hano mu Rwanda ni Kiyovu Sport na Rayon Sport. Urebye ukuntu amateka kinatubwira ukuntu match nizo twagiye tubona kuva na kera. Rayon Sport ni ikipe idukanira cyane, Kiyovu Sport adukanira ukabona ibintu byose kuva na kera, ubonaga kuntu ngaho wagiye ubona ubwo bazanaga abarozi, Kiyovu Sport ikazana abarozi bagategura inuma mu kibuga, abonye ibintu byagiye biba kugeza n'ubu ngubu duhamya yuko nyine bakiroga, ariko wenda ubona ko wenda biri aho ngaho. Rero Rayon Sport twaje gukomera kubera nyine ikipe nkura bari nkuru, tubarusha izina, dutwara ibikombe, tubasiga hepfo yo mu bishyamba aho ngaho mu bishingwa, ariko ubona ko n'ubundi bakomeje. N'ubundi iyo tugiye guhura match yabo ni match bikomeye. Kiyovu Sport yabo imeze nabi, imeze nabi, match bikomeye. Sibyo ko wenda Rayon Sport nyine nk'ikipe ikomeye twagerageje twarayimanuye mu cyiciro cya kabiri kubera wenda ubuyobozi bwa abafana ukuntu bimeze. Ubundi nzi ko amategeko iyo umanuye ikipe iramanuka. Ariko ukuntu ngene yoboye namanuye ikipe ya Kiyovu Sport nimanuke, nkaza kubona yagarutse mu cyiciro cya mbere kandi nzi ko igomba kujya mu cyiciro cya kabiri, ni ibintu byanangaje cyane. Ariko Shimire Olivier uyoboye Ferwafa, wenda ubu nibwo navuga ko wenda umupira urimo umuntu uzi by'umupira, wenda sinzi ubu ngerageje kuyeba wenda indi yamanuka wenda yagumayo, ntago yazamuka idakinga igiciro cya kabiri. No kuvuga ngo rero ndashaka kugira ngo tuganire kuri iri shyaka cyangwa se iyo icyo bita derby. Abantu benshi bavuze ngo bibeshya kuri Rayon na APR. Ese Kiyovu Sport ni bihe wibuka wagiranye nayo uvuze kuri ibyo byo kwishingura? Abantu batari banabizi neza, aba bagabo yaba Gacuma muri kureba bari gusiga irange, n'uyu mugabo uri imbere yanjye bari mu bantu bari bafite umusaraba n'isanduku mugiye gushingura ikipe. Kiragiye byari bimeze bite, mwabitekerejemo? Kiragiye reba na Rayon Sport twari turi hejuru cyane kandi duhora no hejuru cyane. Twarebye tubona ko haburaga iriya match tuyitsinda yari guhita imanuka. Tutayitsinda wenda twashyiramo imiyaga, baranutakambiye baraza barapfukama abayobozi bamwe muri Kiyovu, ababyeyi ba dore ati mw'abantu koko nimutumanure. Twe turababwira ati nta rukundo twigeze tujyana Kiyovu, nta n'umushyikirano, murabizi mwari mufite ikipe, umukinnyi aza mu myitozo wanyu n'umukinnyi wanyu aza yambaye jezi yacu, ubu ndavuga Kakure hambaye jezi yari bya n'ibintu bikorera ko ikipe biri hejuru, mwebwe muba muri aho ngaho niba mufite ikipe akaza yambaye jezi y'indi kipe kandi umuhemba, urumva ko ntago aba hari ahubwo akunda ya kipe. Icyo gihe rero ni igihe twari tumeze neza, turavuga rero ndi kumwe na Gacuma n'abandi inshuti zanjye, turavuga ati n'ubundi ko ikipe turi bwayimanure, kiriya kipe itana dutsinda wayikoreshereza isanduku n'umusaraba tukayishingura mu mahoro, n'ubundi ahantu igiye mu cyiciro cya kabiri kugira ngo uzave biba bigoye. Wenda kugira ngo urushe ubwira umuntu gende namushinyaguriye ugize kumumanura agiye nta kintu unamuhaye cy'urwibutso cyangwa avuga ati ndamanutse, reka tumushyingure n'ubundi yigendere, ko n'ubundi kuba umusozi biramunaniye. Nese nimunaniwe kwihagararaho ngo gube mu cyiciro cya mbere byari bimunaniye, nibwo twatekereje dufata isanduku n'umusaraba turajya turanayikubita turayimanura dushyiraho ngaho. Ibyishimo byari byinshi, abonye ukuntu ibintu byari bimeze mu Rwanda bose, abantu barishima, miliyoni 9 zifana Rayon Sport zose zirishima zigira ibicu uko twari kwamanuye ikipe mu cyiciro cya kabiri. Yes, hanyuma imyaka 5 irashize ikipe muyishinguye, niko nabyita mu cyiciro cya kabiri. Umugiye kongera guhura noneho iri ku gikombe cyangwa se ihatanira igikombe. Rayon Sport twavuga ko igikombe mwarangije kukivaho, mwararekuye? Twebwe turacyari muri kurusi, ntago igikombe turarekura. Hanyuma ku cyifuzo cyawe, aho kugira ngo APR itware igikombe no kugira ngo Kiyovu Sport itware igikombe, we wahitamo ngiyi? Gereka nkubwire rero nakubeshye nkanjye Saruponge Nyamirambo kandi nemeranye n'abandi bafana bose, APR si umukeba wanje. APR iraho navuga ko ni iki nge APR ni koperative ya gisirikare, urumva kuko uzarebe RDF mu modoka bagendamo ibintu byose ni RDF turayubaha, ni ingabo z'igihugu, ni ingabo zacu rwose, respect kabisa, ni ingabo natwe turi proud yuko dufite ingabo nka RDF. Rero RDF yarebye urabizi umuryango iyo abantu bahuye ari benshi bajya inama batereka dushinga ka koperative bashinze ni APR rwose, nanabashimire
ariko iyo koperative ya APR uzarebe buriya polisi ifite bise yanditseho polisi FC ariko APR na RDF ijyandamo ni bafasha ya koperative yabo bakayiha utuntu bakayitwara kwa koperative yatwara igikombe nta kibazo bineye byo rwose ni ibintu byumvikana ni nabyiza byananshimisha kubona koperative ya RDF yatwara igikombe ariko ikintu cyambabaza mu buzima no kubona Kiyovu yatwara cyo gikombe Kiyovu itwa iki kwanza no kunsinda uyu munsi uko ni insinda biraba bihamagirwa gutwara igikombe rero nkaba nifuza ejo twari turi mu nama na president wa sport aba yatubwiye imigani imigambi ukuntu ibintu bateguye match ko nimeze dufite ikizere ko turi bwatsinde iyi match ya Kiyovu Sport kandi ubundi sibye ko byaba byanagenze nabi mu yindi minsi byagenze nabi muri covid urabizi cya gitego cy'umufana nago twari duhari badutsinze muri fazare ibintu bitameze neza ariko ubu ngubu ndakubwiye Kiyovu ndayikura ku gikombe uko nayimanuye nkayishya mu gice cya kabiri iki gikombe kibayigwe kuri Rayon hanyuma hari akabazo kamwe kamatsiko mfite Rayon Sport nubwo muvuga ngo muri kuruse y'igikombe ariko birasa naho bigoye mu kuntu mutsinze Kiyovu singa hari cyo gikombe cyanyu mwamutwaye no mwaka kuri kubarira nago navuga ngo dutsinze Kiyovu nicyo gikombe twebwe none dutsinze Kiyovu turishima uko Kiyovu nawe ko niwe mukeba kandi ukubise umukeba uzarebe nawe urishima bara nituranye n'umuturanyi akakubera mu kigeragezo buri ugeze kwiterambere hahandi umukoma nk'akantu ubatse nk'aka etage nawe urishima bavuga ati umuturanyi noneho urabona ko nubwo atanyishimira ariko namukubise inshuro rero gutsinda Kiyovu nicyo kintu ndi bwishimire cyane kuko muranishima n'undi natsinze iki umukeba hanyuma abafana ba APR twagiye tubona hirya mu social media bavuga ngo Rayon Sport kuva nabaho nibwo ngiye gufana Rayon Sport umusada murindo w'abafana ba APR mwebwe mwawakiriye mute nk'abantu reka nkubwire rero nkatwe abafana ba Rayon nakubwiye twebwe turi miliyoni 9 zifana ikipe Rayon Sport muri Rwanda turi miliyoni 13 12 urumva miliyoni zingahe zisigaye 3 harimo abagosheni harimo nabo bajya muri amadini bataza gufana hakama abafana umupira abafana imiziki urumva ubwo miliyoni imwe nigabana Kiyovu APR pole amakipe yose isigaye ifana rero twebwe umurindi wa APR ntawo dukeneye twebwe turayifasha nk'ufasha umwana nyine kuko nundi turi bakuru kuri bo turafasha umwana nago twatuma umwana ababara turamufasha nashaka bigumire mu rugo cyabagere gute cyangwa banaze bajyaho ngaho barebe tubafashe nitumara kubafasha tumaze kubaha ayo manota twebwe badukomera amashyi uko iyo ufashije umwana aragushimira urumva ntago murindi wabo si tukeneye akaba ntago twawanga ko numvisha bavuga ngo hari nama prime n'iki bashyizeho se ntago muri mu yagera prime yabo ariko ninge bayiha APR yavuze ngo areyo nitsinda turaya prime nitsinda kiyo hoya iyo prime yo bayizane wenda ubwo bayimaye nayikenyereraho ariko prime ya Rayon Sport yo irahari yayo mubwira ko iyo match nkuru hari ukuntu ubuyobozi ejo bwatubwiye hari ukuntu prime barayikuba wenda abantu bataza kumva nabanze kuvuga ngo prime ngeje abayobozi barambwiye ndi umwe mu bayoboye abafana abahuriga ba Rayon Sport urumva twaraganiriye ejo rero bambwiye ukuntu prime bongereye ukuntu bateguye urumva prime yabo yo irahari kandi bateguye kandi nziza imeze neza aba rero turishoboye ibyo rero byo kuvuga ngo prime ya APR iki wenda bareba bayime cyangwa bareba ukuntu babigenza nkuko nyine bareba ukuntu bafata ubwo abafana babo nyine baje kugidushyigikira bakayibahereza bakamanukira bakishyura amatike bakanareba n'ukuntu bagenda bakiyakira ara hepfo barangije munsi ya stade ariko ubundi prime yabo yo ntayo dukeneye muri Rayon ntayo sapo dusoza ubutumwa utanga ku bafana ba Rayon Sport n'ubundi ubutumwa ntanga ku bafana ba Rayon Sport muri rusange babahuriga Gacuma Muhanguda match wa Nyanza Marayika bose abafana bahuriga bacu n'abatarabahuriga abafana duhujwe kwemera Rayon Sport nababwira ngo Rayon Sport tumaze igihe tutameze neza imyaka 3 irashize mu byukuri nta gikombe ariko championnat turacyari kuri kuruse biragoye ko turi kuri kuruse niyo byakwanga dufite igikombe cy'amahoro bafana muze dushyigikira ikipe yacu muze kubibuga nk'ibisanzwe dukomeze tubi inyuma y'ubuyobozi twere kwicamo ibice tuvuye ngo hari ubuyobozi ngo ntago bukora ngo umwaka urarangiye
tumenye yuko n'uyu mwaka warangira hari igikombe cy'amahoro tugishyiremo imbaraga dutegure tugarure ku bibuga ubuyobozi nabwo budufashe uko batubwiye urumva ko wenda arimo akantu karimo kuza ariko abafana mbabwire baze noneho uyu munsi wo n'ibindi bindi uyu munsi wo barahari biteguye cyane amarokare twarakoze ibintu byose mu magurupe nabonye nimeze neza gutsinda bwo turatsinda kandi ikindi nababwira dushyiremo imbaraga cyane. Hanyuma aka kantu k'amarange cyane ko ngusanze nawe uri umwe mu bantu bagiye guterwa irange nk'uko turi kubona agacuma biri kumubaho iki gikorwa uburyo mubikoramo ni ibintu biba byatwaye amafaranga ubushobozi cyane ko abahuriga tubona ko ari abantu mwitangira ikipe bigenda bite kugira ngo tubone umuhuriga yisize irange yageze ku kibuga ubwo bushobozi bwavuye nakubwiye iyo ushaka ikintu niyo ukunda ikintu uragiharanira twebwe dukunda Rayon Sport harimo abantu bibeshya ko ngo muri Rayon Sport abafana bahuriga duhembwa ntago abahuriga duhembwa muri Rayon Sport twe dukunda ikipe n'urukundo rw'ikipe ibintu by'amarange bitwara amafaranga atazanabona novuye ngo irange oya amarange atwara amafaranga irange irahenda icyo ni ikintu cya d'abord gikomeye irange irahenda nk'iri original ntiriba riri munsi y'ibihumbi 46 gutyo 46-50 ni irange rishobora gusiga umwaka ntago wageramo ni nk'amezi 5-6 urumva d'abord ubwo turi babiri urumva twaguze irange y'igombe 89 hafi mu ijana gacumi 92 ayo ni amafaranga twe twikoramo n'amafaranga dufata babatereka ko dukunda ikipe ibyishimo birahenda wa mugabo we tuvatera dukunda ikipe twishyigikire warabibonye imyaka ishize ndumva uyu ni nk'imyaka igera muri 7 kwisiga irange akabamo rero abantu bavuga abahuriga bagurirwa irange barahembwa uri inshuti yanjye dushobora guhuruka ambwira ati Sarupongo nkugura irange y'imyaka 2 wenda ukabamu kubera uri inshuti yanjye cyangwa president akambwira ati wa Rayon Sport akambwira ati wenda Paul Muvunyi ati turahuye muhuriga bimeze bati muntu wanjye Sarupongo cya gacuma muri banga imbagurira irange akaba yagurirwa irange ariko ntago ari wa mushahara uhoraho nta mushahara tujya muri Rayon Sport dufite inshuti muri Rayon Sport dufite abantu bacu muri Rayon wenda ashaka kugurirwa irange cyangwa kugurana igotike ariko nta mushahara yawe none nkabamboneraho no kubwira abantu rero hari abantu muhura ngo none se ngira irange ngo rivaho gute ngo ukaraba peteroli ngo ukaraba iki batubwiye iri range nta kintu karaba nta amazi ushyiraho irange ritarivaho buri uzarebe n'imvura ikunyagiye akenshi cyane rivaho rirashishuka ni irange riraho y'amazi ntago ari byandi by'amavuta basiga ku nzu ni irange ryiza kandi twebwe ritadutera ikibazo na gitoya. Sawa murakoze cyane. Saza gacuma beza bite? Ni sawa. Abantu bo abareba bite biko nta murari rahari. Urabona ntabwo imirimo ibiri yananiye impyisi. Turakubona maze kwisiga irange ibi bintu wisize kuri wowe bisobanuye nka gacuma kuri severa. Buriya rero reka nkubwize ukuri. Urabona ko ntangira kwisiga wari uhari wabibonye. Ngewe mba ndi mu muteguro wa ekipe yanjye kuko imba ku mutima n'umutima urabona no mu mutima urabona ko handitsemo gacuma ubwo rero imvugo niyo ngira hanyuma umukino w'uyu munsi wenda mukabayeriye mu biteguye gute bite ntabwo babimeze bite reka nkubwize ukuri nimba ari ikintu kibaho cyambabaza mu buzima mu mubabaro ntigeze ngira nuko natsindwa na Kiyovu ariko amahirwe n'imigisha n'abadamu badufata ibere ry'iburyo Kiyovu turayitera 2-1 ikibazo kiracyari cyakindi kimwe hagati ya Rayon Sport na APR hagati ya Kiyovu Sport na APR kuri wowe nk'umureje biba ari bishoboka nihe wahigikombe umva nkubwiza ukuri ndibuka mu myaka yashize ninjye wamanuye Kiyovu nari mfite umusaraba uwo bita abanyanza na ba Sarupongo bafite isanduku njyewe nta mahirwe naha Kiyovu aho kugira Kiyovu itwara igikombe APR yatwara ibikombe 100 ntarabitwara akazo ubwo APR ntago mwemera nk'umukeba APR ntago ari umukeba none se APR ni umukeba gute ese ubureka nkubaze ubundi ubwo ufashe umufundi ukazana n'umuyede ukavuga ati wa mufundi we niwe uzabayede uko bakora cyane cyangwa harimo n'abanebwe ububazi
kubarobanura rero wa mufundi niwe ubarobanura we boss ubunejejwe no guhemba umufundi agahemba abayede ubwo rero APR yatwara igikomba kugera Kiyovu gitware rwose kuko Kiyovu seho kabyara we n'abayede babarusha umushahara ngo baratwara igikombe abayovu baragira bati niba batsinda ntago muzongera guca muri muhanda wo mu Biryogo urabyemera ati ntuzahaca niba batsinda buriya rero kubera umuhanda wakozwe na leta yacu kandi leta yacu kabikunda abanyarwanda twese tukaba turi abanyarwanda bari hari ikindi bashatse kwerekana ubu ariko se ubundi reka nkubaze umurenge watsinze akarere ryari hari aho wabibonye oya mbyiza ukuri umurenge watsinze akarere ryari noneho rero Kiyovu nta nubwo ari n'umurenge wenda uko bita ngo ni abakuru b'isibo ni isibo kuko twebwe turi igihugu cyose uriya muhanda murawemerewe uriya muhanda turawemerewe turabatsinda ahubwo noneho kubera abo bavuze ko tutazawucamo ahubwo ni twebwe tuzababwira ati mwebwe mugomba kuzajya munyura bazajya baca wa muhanda wepfo mu bishanga bazamuke impamvu bikubajije hari ibyigeze kuba mu gikombe niba nibuka neza turigenda twibukiranya icyo gihe Rayon Sport ari igikombe yigeze gutwara abavango Stade Amahoro ni yaje sinzi abareba murabyibuka ni cy'agaciro sinibuka icyo gikombe cyari cyo abayovu bati nidutsinda abareyo babyumve neza ku muhanda wo mu buryo burabaye wacu nimwe murabyumva twebwe impamvu twabivuze kuriya ko Stade Amahoro ari iyacu Stade Amahoro n'igihugu cyacu kirareba ati nta bandi bantu bakwiriye Stade Amahoro bafite abafana benshi ni Rayon Sport abandi bajyamo ukagira ngo ni nk'agatonyanga mu nyanja hari abayovu rero bari kwikina se shayo venara afite ayo mafaranga yo gusohoka koko keretse kare kubabeshye utudumbi 80 magana ngahe yagize gusohoka ari 80 bamo wapi nta na magana ibamo habamwe amamiliyoni azabaze mukura ibihe mukuri imaze iminsi erega na APR rashegeshwa cyangwa bazabaze AS Kigali yageze kugenda ibyayibayeho tuzi ko bamaze igihe badahemba abakene ubu se AS Kigali iri he siyo kipe yari yaguze neza ariko ibyo buriya Rayon na APR nibo bazi ibanga ryo gusohoka iryari ryo udusoza ubutumwa ufite kuri Gacuma ugiye gutangira urugendo rwo kujya gufana ikipe yawe n'uguhe mu magambo make ubutumwa ngewe mfite cyambere ndahamagara abareyo bose mabwira ati uyu munsi ni insinzi kuri Rayon Sport itangazo nshaka guha Emedi ubwire Emedi ajya reka kwikina azabanza abaza ababyeyi babyaye umubyeyi iyo yabyagaho umwana umugisha wa mwana akorana umugisha iyo utabyaye rero nta mugisha ubona Emedi se n'uwe mwana agera byibuze yaho umugisha kari ntawe ngo Kiyovu ngo yamutanze nk'igitambo niyo mpamvu mubona kuriye ariko nabatsinda batarongora niyo makuru ararongoza iki se wapi uzarebe burya nta n'ibyangombwa agira ariko nyine yihangane muri football ni fair play uyu munsi ndamukubita pe yihangane urakoze cyane ngira ngo mumaze kubibona ko turi kuganira n'abareyo bamaze kwitera irange twatangiye urugendo rwose rw'uburyo babitera irange urugendo kugira ngo Gacuma basa kuriya kugira ngo Saruponga babaye kuriya byose mwabonye kumwe n'uyu mu designer wacu wagiye atugezaho byose n'ikiganiro twateguye mbere y'umukino ugiye guhuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Kiyovu Sport umukino ugiye kuba kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ku isaha y'isa 9 hanyuma ibiciro twabonye nta cyahindutse nkuko byavugwaga bisho byavuga ko nyuma ya saa 10 bira byageze kuri 5 10 na 30 ariko kugeza kuri ino saha abaturage baracyagura amatike ku 3,000 ahatwikire ni 10,000 ndetse no muri VIP ni 15 VIP ni 25 ubwo ukinjizamo imodoka tugiye gufata urundi rugendo turebe n'abayovu esebo biteguye gute nk'abatumirwa urumva abayovu nibo babaye abageni ba Rayon Sport cyane ko aribo batumiwe so tugiye kureba noneho esebo ubwo bukwe bw'uyu munsi babwiteguye gutera cyari AFM turi kumwe kugeza umukino urangiye nitwa Jonathan Hazard ntujye kuri
Yes, turacyari kuganira n'abafana bagiye batandukanye. Noneho tugeze ku bafana ba Kiyovu hano mu Biryogo. Ni ahantu ubona ko imyiteguro ni yose mu masaha mu gitondo, yaba abapapa abamama bose bariteguye. Hano rero turi kumwe n'abapapa babahaji rwose ubona ko bambariye Kiyovu dupfukamunwa biteguye umukino. Mbere na mbere murabanza mutwibwira. Ngewe nitwa Haji Sadi Majuto Wemba, akoze kwita Wemba. Yes, Haji. Yes. Mukino wa Rayon Sport uvuze iki kuri Kiyovu? Nkanjye ndi umuyobozi wa fan club Tarinyota, ni president Noneho. Icyo twashizanga mu Biryogo. No kuvuga yuko biragaragara ubwabyo igihe gishize murabona ko Rayon Sport kwitsinda bitworoheye cyane. Ku buryo nta kibazo dufite ko no kuri match gose. Ni umukino ubona ko abantu bakaniye yaba cyane cyane ubona ko unateye ubwoba ku ruhande rwa APR muhanganiye igikombe cyane cyane. Kuri wowe ni umukino mwiteguye gute ku mande zombi, yaba ku ruhande rw'abafana yaba ku ruhande rw'abakinnyi na nk'umuyobozi ugera no mu bakinnyi ukamenya uko muhagaze mute muri rusange? Ikipe ihagaze neza, abafana bahagaze neza. Uyu munsi waza kubibona kuri stade yuko Kiyovu ihari n'abafana bahari na ekipe ihari. Mu by'ukuri Kiyovu amateka Rayon Sport na Kiyovu ni maremare, ku buryo igihe cyose bahuye bigomba kwigaragaza ufite ingufu n'uwuhe. Ariko ngewe ndashimira Perezida Juvenal yuko amaze kungiza Rayon Sport mu gihe gishize. Ubu tusigaye Rayon Sport twaramukoze nk'uko tubishaka, n'ubu ntabwo dufite gose. Baragira bati ashize nk'imyaka hafi 5 babamanuye mu cyiciro cya kabiri, nubwo mwagiye mugahita mugaruka. Kariya kantu uno munsi ntabwo mufite ko bashobora no kubakura ku gikombe, bigaragara ko mwari mumaze n'igihe mutagitwara. Oya, ubwo bwoba ntabwo dufite, nta n'ikibazo dufite ko bashaka kutumanura. Ahubwo se nibyo koko bashatse kutumanura mu cyiciro cya kabiri, ko ntibyashoboka. Ariko ubu ngubu boko twabise bitwa Gasenyi, ayo mateka murayaza Gasenyi baduye ibikombe 11 bagahada ikindi gikombe, ntabize amateka. Ni ukuvuga ko Rayon Sport rero igihe cyose iza amateka ya Kiyovu ni mbese n'abakeba. Ariko uyu munsi uraza kubyibonera. Mwe mwahise Gasenyi? Twese Gasenyi. Biturutse kuki? Biturutse yuko twatsindaga cyane gezaho yari ifitwe na Rwanda akunda gukora ibintu by'amakawa, tugeze twita Gasenyi ko twabonaga imeze nka Gasenyi. Ivura tumuga gusa nta kibazo bitera. Ubu urabona induru y'ibikeri nibuze nko gushoka. Ubwo ni ukuvuga ko abantu barimo gutera induru, ariko twebwe tuzi ko umukino tufite kubera ko dufite abakinnyi. Aho kwisenda bamuhagaritse, Abedi senda umuhagaritse, Pichu senda umuhagaritse. Ayo ni amateka arimo kwikora ubwayo. Ni ukuvuga yuko Rayon Sport koko turayizi ni ikipe ikomeye, ikipe ifite amateka, ariko nayo iratuzi iza amateka ya Kiyovu saa y'ubu ngubu. Kubw'ibyo rero nta kibazo dufite twebwe. Wowe umwe mu bakuze wenda tuzamarwa kuganira nabo, imyaka igera ku hafi 30 mudatwara igikombe, iki ni igihe cya Kiyovu cyo kugitwara? Urabona Kiyovu si ibyo kuvuga nta mateka itaratwara igikombe, ariko yageze kuri finale nyinshi. Uribuka yuko Kiyovu igeze guhura na Rayon Sport kuri finale, aho kubera ko Kiyovu ikunda ibintu by'amategeko uzikitaye ikinyo finale. Ntabwo tuzigomba gutsinda finale icyo gihe. Iyo se dukira tugatsinda bahe kutubyaye amateka, ariko twahagarikije kubera yuko ibyo twabasabaga bitubahirijwe. Ariko rero amateka arahinduka, ubu dutegereje ku munsi wa none uraza kubyibonera. Icyo nakongeraho ni ukuvuga yuko twebwe Kiyovu tubana neza n'amakipe yose, ari APR ari za Mukura ari Rayon Sport zose tubana neza. Ni ibintu by'umupira w'amaguru, ariko icyo twasaba nk'abafana federasiyo icyo yadufasha kugira ngo umupira w'amaguru ukomere n'abana batera imbere, nuko abasifuzi babahugura cyane kugira ngo bakoreshe ukuri mu mupira w'amaguru. Akenshi gituma abantu bakika ku mupira w'amaguru ni ukubera abasifuzi. Ukagera ku kibuga kipe yawe ifite ubushobozi igatsinda ibitego bikanga ku mugaragaro, ntiyagire action ikorwa. Usibye ko twashimira perezida wa federasiyo muri iki gihe usigaye ugerageza ko abarubiti bitwara nabi bagahanwa, ariko ubundi hari umuco wo kwiba ikipe bikahita birangirira ngaho. Turasaba rero match y'uwo munsi Imana idufashe bakoresha kuri babe inyangamugayo. Ntabwo preve zigeze kurenye zatumye Kiyovu ibura amanota yose. Urabona preve ya Gasogi, durana Gasogi hari igitego cyo mugaragaro cyagiyemo 2, hari igitego na penalty barabyanze, na radio zose zarabivuze. Duye na Mukura na Musanze hari igitego banze ku mugaragaro. Duhuye na Etenseri hari igitego cyagezemo
kigera no mu zamu aracyanga urumva yuko rero ntabwo bidushimisha niyo biduca intege bigatuma tuva kuri ma biri guturuka he nk'abafana n'amarangamutima n'amarangamutima y'abarobiti bafite ahantu bashyigikiye bafite ikipe bakunze ntabwo ari kuvuga ngo ikipe bayabatumye oya ni amarangamutima yabo ari akunda ikipe runaka agashaka ngo asagarire ya yindi ayikase ariko ubundi ni amarangamutima y'abarobiti uko nagiye nkurikirana neza nasanze ari amarangamutima yabo oya nta byihishe inyuma ahubwo ni amarangamutima yabo bakoresha yaba ari Kiyovu agashaka kwibanga mbese kugira ngo ayishyigikire kandi bitari ngombwa idafite n'ubwo bushobozi dukoresha ukuri tuzagera kure umupira w'amaguru nidukoresha ukuri mu kibuga tugakira neza rubita bakoresha neza abakinnyi bakaboneka tuzagera kure nk'uko amakipe ya mbere ageze kure ibyo rero tuzabye ko federasiyo perezida wa federasiyo yuko yadufasha abarubitire akabakoresha amahugurwa akomeye cyane ku buryo twajya tureba umupira tukanezerwa niyo kintu twasabaga ariko turebe ikindi aperi yagitwara mukura yagitwara bibaho twabyema twabyakira ariko natwe turagishaka muhatari sa murakoze reka twegere no hakurya hari undi mupapa nawe aratangira twibwira hanyuma tukomeze twinjoyinga umukino ugiye kuba Rayon Sport na Kiyovu Sport. Urakoze cyane ngiye banyita Habimana Jamal nkaba mvuka hano mu Biryogo ahantu heza ubona turi mu gicumbi cya Kiyovu Sport. Nawe uri umuyovu wanyanga? Ndi umuyovu mwimerere kuva mu buto bwanjye kugeza muri iyi myaka yanjye 61 nta yindi kipe nigeze mfana navutse mbona Kiyovu Sport nziza na n'ubu ndacyari Kiyovu wemye. Iyi ni match uri kubona gute kuri umunsi wa none? Iyi match ya Kiyovu Sport na Rayon Sport ni match igomba gushyuha nibyo kuko na makipe afitanye amateka akomeye cyane. Kiyovu Sport na Rayon Sport niyo makipe yarakomeye muri iki gihugu afite n'abafana benshi. Iyo buri gihe amakipe agiye guhura nubwo imwe yaba ari ya nyuma match irashyuha igakomera bihereye mu bafana mu bayobozi no mu kibuga. Ni ikipe zifitanye amateka menshi cyane mu buryo Kiyovu yatsinze Rayon Sport kenshi Rayon Sport ikumva ko rero yayigaranzura nayo ikayigira muke wegereyemo. Nibyo ubona Rayon Sport ihora iharanira buri gihe kugira ngo ijye hejuru ariko ntizabigera kuko twe twayitsinze inshuro nyinshi cyane tutabara. Wenda mu Biryogo n'ahantu hihariye cyane habayovu no munsi by'umwihariko mu Biryogo ni umunsi mwiteguye gute abaryogo mwiteguye gute reka nbyita abaryogo cyangwa abantu bo mu Biryogo? Iyi match twebwe ndashimira cyane ijambo ryiza Perezida Juvenal yavuze kuri Radio Rwanda yavuze ko Kiyovu match yose ifata nka finale. Match ya Rayon Sport na match tuzakina na Etoile de l'Est kuri twebwe zose ni zimwe. Ni finale na manota 3 twe dukeneye nta kindi. Tuyifata nka finale ni umukino udusaba kugira ku ntego twifuza kugeraho yo gutwara igikombe. Urabona no mwaka bishoboka amateka Kiyovu kongera kayakora? Umwaka birashoboka kuko abantu kenshi bakunze kwibeshya iyo myaka mumva Kiyovu tatwayimwe ibikombe ni ibihe bibi yaririmo by'ubukungu byo kutagira ubushobozi ariko ubu mw'abantu Kiyovu ni ikipe ifite ubushobozi buhagize bwo gutwara igikombe mu mikoro no kubakinyi beza no kubatoza beza no kubafana beza nuvuga ngo byose bisaba gutwara igikombe irabifite irabyujuje. Mwiteguye kujya ku kibuga kwishyigikira cyangwa wenda muraza kuwukurikira mu bundi buryo? Nje ntago ndi bushobore kujyayo ariko bagenzi banje bari bugeyo aho umuntu mfana abafana twese ngo tugomba kuba turi mu kibuga ko ntago stade yatukwirwa twese aho mu Kiyovu umuntu wa Kiyovu ari hose Kiyovu biri ku mutima ayikurikirana anayisabira. Twe rero nk'abasaza ba Kiyovu turasigara tuyisabira amasengesho kwa Nyagasani kugira ngo igere ku gikorwa cyayo cyiza. Kiyovu nitsinda uyu mukino nyuma y'umukino mwiteguye iki? Mbega ni iki mwiteguye hano mu Biryogo nyuma y'umukino? Nyuma y'umukino twiteguye kwishima. Hari igikorwa kidasanzwe mwateguye? Ibikorwa ni ibisanzwe ni ukwiyakira. Turaza kwiyakira twishime tunezerwe twivuga ibigwi nta kindi. Yes. Hanyuma wenda tugenda dusoza kuri wowe nk'umufana wa Kiyovu watubwira uko ubikeka birarangira gute? Umukino urangira gute bingaye? Twaba tugiye mu mabanga ya Nyagasani.
ibiza kuba byose biba bizwi n'Imana. Sinshobora kuvuga ibitego. tubyita prediction Prediction ni ibitego kuri je sinjya nyivuga, ariko ngewe nshingiye ku bintu bitatu mfite byiza, niza intsinzi ku bushobozi bw'Imana bw'ibitego bishobora kuba na bitatu kujya hejuru. Kubera iyo mpamvu ngwira icyo kintu mpereye ku buyobozi bufite ubushobozi bwo kuba bwaha abakinnyi ibyo bakeneye byose, nkakurikizaho abakinnyi bakomeye mu kibuga bafite ubushobozi bwo guhangana n'ikipe iyo ari yo yose, hanyuma nkakurikizaho umutoza mwiza w'umuhanga. Ibyo byose birama intsinzi y'uyu munsi y'ibitego byinshi, bimwe wenda abasifuzi barabyanga kuko niko bitubirimo kutugendekera. Turimo turatsinda igitego kimwe bibiri bitatu, umusifuzi agahitamo kimwe. Rero turimo turakina n'abasifuzi, je minavuze ku mugaragaro twatsinze Musanze ibitego bitatu, umusifuzi yemeramo kimwe. Dutsinda no Etenseri bitatu, umusifuzi yemera kimwe. Za Gasogi ibitego barabyanga, ariko nikikwereka abakinyi beza babataka. Rayon Sport yitonda ahubwo baramanuka bari bitonde cyane kubera ko ubusatirizi buri hariya bwa Kiyovu nta kipe nimwe yabukumira gutsinda ibitego. Icyo ni ikintu ngiye nakwemeza, ariko nk'umukino ugira ibyayo. Ikipe ishobora kuzika gutsinda na Barcelona, ishobora ikazigatsindwa n'ikipe. Barcelona yaratsindwa, ariko intego ya Kiyovu ni iyi. Intego ya Kiyovu ni ugutwara igikombe, ntabwo intego ya Kiyovu gutsindwa byaduca intege. Murabizi ko twatsinzwe na Kigali ibitego 4-0. Induru ziravuga ikipe irasenyutse, ariko ya kipe yaturushaga amanota 5 ubu tuyibitsemo 2 imaze gutakaza kandi yari imbere yacu. Ariyo mpamvu n'ikibazo gihari, uyu mupira hari abawushuhije kubera ko bizeye ko twatsindwa bakajya imbere, ariko baribesha. Twe turi tayari ku ikipe yose guhangana nayo no kubona intsinzi ku bushobozi bw'Imana. Uyu mwaka n'uwacu. Turitonda cyane, ariko dukunda siporo ni plaisir. Turabashimiye rwose, umupira byose birashoboka, tubashaka kudutsinda, ariko bitewe n'imyiteguro. Twege twiteguye neza, nabo nibitegure neza, ikibuga nicyo kiri bwerekane uwiteguye. Murakoze. Hano hantu hari amakuru ameze neza cyane. Umaze kwiyumvira abayovu bavuga byinshi cyane bigiye kuranga uyu mukino wa Kiyovu Sport n'ikipe ya Rayon Sport. Ni amateka akomeye, abenshi twatunguye kumva aya mateka cyane n'umukino uri teganyijwe mu kanya gato ku isaha y'isa 9 ugiye kubera kuri stade ya Kigali. Twasuye abareyo, tumwabonye uko byifashe, tumaze kugera hano mu Biryogo naho mubonye uko byifashe. Twebwe turacyaha babereye kugeza umukino urangiye.